ubwo tuvuga yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyabaye tambarare nta bigo by'amashuri byigisha indimi turi kugenda yego byigisha indimi bidahari birahari none se supermanager ahantu atinyuka akavuga ibyo bintu kabizi ko igihugu cyacu cyabaye tambarare Scovia ni umuntu bajya kugira umuyobozi wa RMC nta rurimi n'urungurazi none se ayo mafaranga yiwe yarayatisha kuri bande andi makuru nkuri ndani nuko super muhuriye ku kazina runaka ka inspiration of the youth none se iyi inspiration ari afite imyaka 50 ngiye mfite imyaka hafi 29 hafi 30 ubwo umuntu ari inspiration urubyiruko supermanager first of all ni umu-influencer yego supermanager ni umukomisiyoneri w'abakinnyi supermanager ni umukomediye yego supermanager ni umuhanzi supermanager nta degree afite yitangazamakuru cyane supermanager kugira ngo ahangane n'aba Scovia yego super ahangane n'aba Wasiri ahangane n'aba Jangwani agenda ahangane n'aba Jitafu ahangane n'aba Patino ahangane n'aba Giringo ahangane n'aba Urami ntukajye ukina n'impano yego kuko ruvuga ngo uyu muntu iyo afite impano abarenze reka ngurugiro yego Bruce Melody yego The Ben Riderman yego Bulldog Nyakwigendera Jay Paul yego Skype Chris's yego uretse turi kugendana turi kujyana oya ubona ari ngiye kuvuga nawe yarabyize element ubwo uvuze ko nari mu uretse gatuye abo si abanyempano ngabanyereka umuntu wize ibyo bintu aka kanya uri hiti kurusha abo bantu nkubwiye mu mwandiko yize ku nyundo se oya none se jino ko abayoboye bose kuri Spotify na za audio maka ba Kenisoro bize imiziki ubu aka kanya Kenisoro yafunga imigozi y'inkweto ya Juno aho wagiye ku rundi ruhande nta ruhande ngiyeho Kevin Kade first of all ni umumansuzi oya ni umumansuzi zirani oya imibyinire yiwe ni umumansuzi zirani cyane uretse uriya ni umusliper undi ni umuperformer Jino ni umuperformer undi ni umumansuzi gakurejene uraramuka iki kintu ngiye kuvuga nikitagaragara muri wa mapu ngewe buri munsi tugiye kuba banzige nawe we Sisco ati gute ubuzi wa rwego ndi kukugereranya aka kanya mukore subscribe ku nyandiko hakomeze hashye tubabwire yuko abakoboyi bacu bari mu nkambi yabiza mama yabariza tutagira tubabwire yuko turi hafi kubageraho tunabwira abaniga bacu bari muri Kansas abari muri Arizona tubabwire yuko soon as possible turaza kubageraho none utangiye guhita upanga akazi ko guhita ubaza ibibazo Yes, mbahaye ikaze mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Inyandiko TV. Uyu munsi as you know, as you see, we back with a new episode. Uyu munsi tugiye gutangira episode nshyashya hanga ku Inyandiko Media aho tuzabatamo episode kuri episode bayita Baza Mubaze. Go Barem Sky to a guy aka Inspiration of the Youth. Nyita special material nyita inkomo mashijugu ubu twamaze kwipanga akazi turi ku Inyandiko TV. And then before yo kugira ngo twinjire mu kiganiro ndagira mbwira abanyarwanda before the time urumva nagiye mbahereza content nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko numva content zose ntago zigomba kujya kuri channel zose no kuvuga ngo uyu munsi dufite Inyandiko TV tukagererana amakuru tukagerana icara wige ariko icyitwa mbaza nkubazi hano ku Inyandiko turi tayari tanu kwa tanu one more time abanyarwanda abantu muri East Africa abantu muri hanze y'igihugu mwese tuzajya duhura umbaze ikibazo nanjye
nyikubaze urumva ibisubizo byanjye nawe ibyo uzajya umbaza n'ibyo nagusubije nawe ibyo wambajije n'ibyo nagusubije abantu bazajya bajya muri comment bandike cyane kabisa tukiri kuri mbaza nkubaze nk'uko twabibabwiye Papa Doughboy yes sir ikibazo cyanjye cya mbere wabona tukabaza tugatera na story ugiye guhita unyishiza muri system mbaza nkubaze none se nubanje no kumbaza ngo nubanje no kumbwira ngo umwaka mushya ntabwo uretse ko tubanza tunahereze kareba abanyarwanda turabanza tubwire abanyarwanda n'abakunzi mukore subscribe ku nyandiko hakomeze hashye tubabwire yuko abakoboyi bacu bari mu nkambi yaba iza mama yaba ari iza tutagira tubabwire yuko turi hafi kubageraho tunabwira abaniga bacu bari muri Kansas abari muri Arizona tubabwire yuko soon as possible turaza kubageraho none utangiye guhita upanga akazi ko guhita umbaza ibibazo ariko irihohoterwa koko we ibi bintu baje kubiguha yembaza mubaze nk'iyumva nta kintu ugiye kumbaza impamvu utari bumbaze ni ukubera yuko nyine tu ntabwo wabanje kubwira abantu yuko hano hantu hagiye gushya ukuntu ndi gushyugumbwa nkumva mfite ibibazo byinshi ibyo bibazo ugiye kumbaza rero urashaka kumbaza ibibazo birenga tiriyari no ufite miliyari ahubwo munsi gato uhise uba Elon Musk yego dukomeza rero ikibazo cya mbere yego Supermanager ati ngewe Scovia ntabwo mwemera nk'umunyamakuru uri international utajya mu gihugu kindi ngo duserukire nk'abanyarwanda nk'umunyamakuru kazi kuri Sky tu abifata gute nawe hari icyo nanjye ndi bukubaze si ya gahunda se ya gahunda baza nkubaze urambajije yego reka nanjye nkubaze ni iki kiguteye gutangiza ikiganiro umbaza kuri Supermanager byambabaje nge nitwa inspiration of the youth iyo utangiye kumbwira kuri Supermanager nge Supermanager nshobora kumuvugaho ibintu bitandukanye byinshi cyane harimo bya bintu bitangiye kuzamo stem Supermanager first of all ni umwinfluencer yego Supermanager ni umukomisiyoneri w'abakinnyi Supermanager ni umukomediye yego Supermanager ni umuhanzi Supermanager nta degree afite iyitangazamakuru cyane aka kanya ngewe ndi ku ruhande rwa Scovia ati gute impamvu ndi ku ruhande rwa Scovia ni ukubera ko Scovia aka kanya ubu tuvugana ni uyoboye RMC abantu bashizeho RMC bamushyizeho nk'umuyobozi wacu kugira ngo atuyobore bitewe na IQ yiwe cyane none se aka kanya tuvugana Supermanager ko yazanye uwitwa Mama Dusu ubu Supermanager iri hehe afite akabari none se akabari ni showbiz umushoramari none se buretse gato tujye kuganira ko witwa Scovia ari umunyamakuru uba ufitiye impamyabushobozi akaba ari n'umuyobozi uyoboye itangazamakuru hano mu Rwanda Supermanager ayoboye iki nagenda ayobora akabari kiwe buretse Supermanager wowe imfube zawe z'abakinnyi wagiye uzana zihora kuri bench Kagere Medi wirata nawe imfube ubaka kanya yagaruka mu Mavubi agatsinda igitego yaranamwihakanye yamutaye mu bihana wubwo turi kugendana buretse gato waje ubwawe ikibazo cya Supermanager na Scovia ndaza kukigimuza byatangiye uwitwa Supermanager yipanga akazi ko kuba brand ambassador cyangwa se kuba umuvugizi wa Visio FC Supermanager buretse gato Supermanager meruka kukubona kuri stade shwida meruka kukubona ahantu shwida Super wakica ukamenya ko imyaka yawe ariyo kwicara ukarya amafaranga wakoreye kera wariye mu bakinnyi na Mama Dusu wawe wazanye muri APR asigara umubenchiri wakica ugatuza Dusu ariko no umukinnyi mwiza muri APR ndagaruka kuri Scovia Scovia ni umunyamakuru mwiza mu bijyanye na politiki ariko mu bijyanye na entertainment nawe
bigenda bigura intege. Icyo kintu tukigendamo neza cyane nawe Singusubije ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo Scovia akora inkuru yego za politike, ariko super manager we yagarutse yuko ntago yabasha kuri presentinga mu rundi rurimi, kandi umunyamakuru agomba kuba azi indimi zirenze rumwe. Harya super managers indimi zingahe? Eshanu nkuko abivuga. Izi Igiswahili, yego, Icyongereza, yego, Ifaransa, yego, Iringara, yego, n'Ikinyankore, n'Ikiganda. yego. Uzi impamvu super manager nta kintu ndi bumubwire? Kuko mu ndimi zose uvuze super manager avuga. Yego. Nta kinyarwanda cyurimo. Umwana wo mu Mutara. None se indimi wavuze? Indimi wavuze. Si wowe byivugiye. Mu bintu uvuze wigeze uvugamo ururimi rw'ikinyarwanda. Mu gihe rero nta kinyarwanda azi super manager. Tuzahure ngaruka. Mbaza ikindi kibazo. Super manager umuziki we ntago ujya uryohera Scovia. Ese ubundi super manager ni umuhanzi? Cyane. Yarasohoye. Iyihe? Afite nyinshi. Ndirimbira igitero kimwe mu ndirimbo za super managers. Ntago ndi umufana cyane wa super manager kuri ziriya. Kuki uri kumumba kuki dutangiye hano ku nyandiko umbaza kuri super manager? Niye mama uko super manager yariteretse ibi bintu kandi biramuhira. Super manager akaba n'umuhanzi. Wowe ntago byaguhiriye se? Wavuye kuri ku Ishusho TV. Yego. Uza kwipanga aka kazi. Ari uko wowe bitaguhiriye. Nta kintu kidahira umuntu. Yego. Ariko se mu mboni za super. Yego. Ko we yibonamo nk'umuhanzi ukomeye. Akaba umushoramari. Akaba n'umu agent ukomeye muri football nyarwanda. Nta bushobozi afite nakora akazi k'ubukomisiyoneri ikijyanye n'ibi binabyihurira. Agiye kuri televiziyo, agiye kuvuga ku bakinnyi yagurishije, agiye kuvuga ku ikipe ari kugurisha ibintu bya showbiz byihurira. Ariko super afite amafaranga. Amafaranga tumuvuga showbiz. Rega amafaranga nta muntu utagira. Nkanjye mfite igiceri cy'ijana. Yego. Ayo se amafaranga yawe yanjye nyine. None se ayo mafaranga yiwe yaratisha kuri bande. Andi makuru nkuri ndani nuko super muhuriye ku kazina runaka ka inspiration of the youth. None se iyi spirit ari afite imyaka 50. Ngiye mfite imyaka hafi 29 hafi 30. Ubwo umuntu ari spirit y'urubyiruko. Ahubwo ni inspiring abasaza bagenzi biwe. Yego. Agenda ajya aganira na ba Kagere Medi ibintu byo kugagiye kuganira na Byiringiro Rage nta kintu agiye kumuganiriza. Kuri Scovia wawe. Yego. Agiye inyuma wabaye nkoma mashyi ya Scovia. Ntabwo ndi nkoma mashyi yiwe, turi kugendera ku mirongo migari. Yego. Wowe ubwawe uramwemera se ubundi? Ndamwemera cyane. Yavuganiye igihugu cy'u Rwanda. Super yaravuze ngo ajya muri Congo agaripresentinga inkuru nkuko n'undi munyamakuru wese yabikora. Ariko ntiyabasha kuvuga mu rundi rurimi atari ikinyarwanda. Bishatse kuvuga ngo amagambo super manager yakoresheje. Ubwo yatesheje agaciro kampani zose zigisha Icyongereza n'Igifaransa. Gute? Ndetse n'indimi muri rusange. Gute? Yego. Ubwo tuvuga yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyabaye tambarare nta bigo by'amashuri byigisha indimi. Turi kugenda. Yego. Byigisha indimi bidahari. Birahari. None se super manager hanatinyuka akavuga ibyo bintu. Kabizi ko igihugu cyacu cyabaye tambarare. Yego. Scovia ni umuntu bajya kugira umuyobozi wa RMC nta rurimi n'urungurazi. Nanjye nibyo nibajije. Super. Winera gahinda kubera ko ukeneye ko tugukora lobbying utanantera amarira, iyo lobbying ukeneye ntayo tuguha. Ariko super yirirwa muri urwego rwawe ntago ari urwego rwa Scovia. None se Pifra de Capital P the Great. Ubwo yaravuze ngo ready is fast. Ese niba super manager ari umuntu wa danger ko yari yipanze akazi ko kuba umuvugizi wa APR ubujangwani ku cyamukuye ku kazi. Ese ubundi super manager njye urabizi ndakuba uri grand frère.
ubundi wakazi ukora n'akanya Super n'umushoramari ashora mu yihe mari afite akabari akahe kitwa gute Sport Lounge hariya Kabeza barakazi gusa ko hari inkuru za ni brand ambassador nuko nanjye ndi mu brand ambassador wa Touchdown none se ubu hano twicaye muri Tintos Garden njye ntabwo nemerewe kuhakorera ubwo nanjye kano kabari ko muri Tintos Garden n'akanjyane gasanze ubwo uravuze ngo super manager aragiye ni umushumba ahubwo kimwe nk'abakenisi n'abandi oya Kenisi witangira kumuvanga muri ibi bintu ako Cisco uziko warakaye none se super manager uvuga afite iyihe kipe super ni umuyobozi wa Vision PR ikintu ngiye rero nabwira super manager nimba ari umubosi ajya agenda ahangane na ba Kenisi cyangwa azachinge ikipe bita super manager FC nkuko dufite Kasogi FC noneho bizarangire super manager kugira ngo ahangane n'aba Scovi yego super nahangane na ba Wasiri ahangane na ba Jangwani agenda ahangane na ba Jitafu ahangane na ba Patino ahangane na ba Giringo ahangane na ba Uramidi ubwo Skyto n'urwo rwego uri gushyiramo super manager none se super manager nyine ko mva yipanze akazi igikorwa nyine wavuga muri football cyangwa se mu biki mwita chano yiwe yitwa gute ntaca nagira hayo uzi ko ushobora kubaza abantu ngo super manager indirimbo yiwe ni iyi ugasanga umuntu wese ko barabara burabu barabara ikindi super igifefeko super avuga yuko ari umuntu wazanye ibi bintu byo gukora ibiganiro bikinjiza niwe watangije ngo ibintu byo gukora ibiganiro 2000 na kangahe 2020 nge natangiye aka kazi 2019 yego dukora kuri Afrimax TV super rero yipanze nimba besha singuri Eugene vugisha ukuri super manager yipanze aka kazi atari nyo gatangiye mbere mwagiye mureka kurya imbuga ukagireka ahubwo ukicara nkaguha amakuru ariko ngewe ari ikintu tutaraza kwemera nta kintu nanjye ndi bwemeranyeho nawe mu gihe wowe ukiri kujya kumbwira umuntu ubwanjye ndi kwandastandinga yuko ibintu ari kuvuga ubwiwe nawe ubwiwe ku mutima abizi ko ibihano yabigiyemo yego ariko super ni brand ambassador wa Matera Dodoma yego yaranasinye Tanzania contract y'amafaranga menshi cyane n'amamiliyoni ahubwo super manager nduve agakwiriye kuzajya ajya mu biganiro akavuga izo matera ziwe kuruta uko yagiye agakwiriye kuza kuvuga ibintu byo mwitangazamakuru no muri show business ariko abyitirira nk'abibamo ariwe wabitangije yabitangije suri kureba super manager yego ubu nona ari muri Sport Lounge afite akabari ari Akabeza na Kenisi aragafite Kenisi nawe afite akabari kandi akabari Kenisi afite it means yuko ari owner of the business kandi bavuga ko aragiye ni super managers bose baravugwa mu mwandiko we super manager ko nta kipe agira ba Kenisi bafite za Gasogi wenda reka twemere ko baziragiye yego harya waragiye kipe Vision ni yiwe super agiye abakinnyi cyane wo kuragira abakinnyi b'ipfu yego ariko dukomeje rero ku mboni za Skyto Papa Doughboy yego umunyamakuru wize n'umunyamakuru ufite experience ariko utarize Skyto n'uwe yahakaze ku munyamakuru wize umunyamakuru wipanze akazi akagashobora akanabikuramo n'indonyi turi muri gahunda yambaza yego rero kumbaza icyo kibazo mbwira icyawe kuko ndakuruta nanjye ndahita ngusubiza ikibazo cyanjye kiragira giti Skyto agiye guha abantu akazi wowe nyine nawe banza nsubize wowe ufite business yego ari ukuyiha umunyempano no kuyiha wabyigiye wabiherezanya nayo umunyempano urakoze cyane nese urumva utari uri kumbaza ibintu nawe ubwawe wasubiza ariko kuri Scovia ntukajya ukina n'impano yego kuko ari uvuga ngo uyu muntu iyo afite impano abarenze reka nguhe urugero yego Bruce Melody yego
The Ben, Riderman, Yego. Bulldog, nyakwigendera Jay Paul, Yego. Skyto, Chris's, Yego. uretse turi kugendana Turi kujyana. oya uwo nari ngiye kuvuga nawe yarabyize. Element ubwo uvuze ko nari mu uretse gatoya abo si abanyempano. Yego. ngaho nyereka umuntu wize ibyo bintu aka kanya uri hiti kurusha abo bantu nkubwiye mu mwandiko. Bagiye barimo ariko. Bande? Bagiye barimo urugero. Bande? Mu bahanzi. Bande? Kevin Kade. Izo muziki ku Nyundo se myazo. Ubu wafata Kevin Kade ukamukompeta na Bruce Melody. Sikujya kuzatuma ngarura yakayi yanjye. Tukajya tuvugana ndi kuvivura ibibazo uzajya umbabaza nanjye ngagenda ngusibiza. Yego. Ubwo ufashe Kevin Kade uramusibiza kuri Bruce Melody. Nta kintu ntago Kade nta bushobozi afite bwo guhangana na Bruce. Ariko nuko harimo akantu k'imyaka kuba umuntu amaze igihe mu bintu akoko wenda agashobora kumudepana. Ariko Kade abo bangana ntaba ari hejuru. Bande? Urugero Juno Kizigenza yize ku Nyundo se? Oya. None se Juno ko abayoboye bose kuri Spotify na za Audio Maka ba Kenisoro bize imiziki ubu aka kanya Kenisoro yafunga imigozi y'inkweto ya Juno. Aho wagiye ku rundi ruhande. Nta ruhande ngiyeho. Ubogamiye ku ruhande. None se hari uruhande ngiyeho. Turi kuganira. Uravuze ngo Kenisoro umwe yagiye kwiga imiziki n'undi ajya kuyiga. Abo si abantu babiri kumbaza. Umbajije kuri Kade umbwira no kuri Bruce. Umbwira Kade nje nkubwira Bruce. Juno Kizigenza katizi iyo miziki mwirirwa muvuga. Ntabayoboresheje ngo n'icyuma. Ariko siko mbyemera ngewe. Ubifata gute wowe? Nge nemera ko turi kugendana wowe bifata gute? Nge nemera ko Kade ari hejuru bose. Bande nyine? Ndavuga Juno. Uvuga abantu bize umuziki ari hejuru. Yego. Ndabizi uri umuhanga. Ikintu bita journalisme na fanatisme bitandukaniye. Journalisme ntago ugira uruhande ubogamiraho umunyamakuru uri professionnel cyane. Fanatisme rero yo ugomba kugira umuntu wawe. Ariko nanjye sinavuze ko ndi kuri side ya Kade. Ariko navuze yuko Kade ibikorwa yakoze. Yego. Reba kira gitaramo yakoze ejo bundi. None se abandi ntabyo bakoze? Oya. Muri abo bana batoya uretse gatoya bwira babikoze. Wijya gufata Kevin Kade ngo mugereranye na Juno kuko Juno ari hejuru kuruta ba Kade. Gute? Biretse mbibanza mbikubwira. Eje suhari nuri umuntu mukuru suzi showbiz bari biteramo byose Juno first of all kugira ngo wowe uzamuhagurutse wovuga ngo Juno agiye gukora igitaramo. Hari amafaranga ahagurukiraho n'ibikorwa byiwe hari standard biriho. Ariko Skyto nge stage uretse gatoya stage ya Juno narayibonye. Juno saka nararubonye muri wacu muzika. None se reka nkubaze. Reka nkubaze. Ushaka kunyumvisha ko uretse gatoya. Kevin Kade first of all ni umumansuzi. Oya. Ni umumansuzi. Zirani ni oya imibyinire yiwe ni umumansuzi. Zirani cyane. Uretse uriya ni umusliper. Undi ni umuperformer. Juno ni umuperformer. Undi ni umumansuzi. Oya. Kumansura kuri stage Kevin Kade ni uwa mbere. Oya ntago. Performance nziza, good song. Kevin Kade nge nta ruhande na rumwe ndiho. Yego. Kuko ibintu ndi kukubwira aka kanya ni ibintu bigaragara amaso y'Abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki. Tugende kuri Audio Maka. Director agent. Kuri Audio Maka umuntu uyoboye si Juno. Kade wawe ari he koko? Ariko hari akantu uri kwibagirwa Skyto. Akahe kantu ndi kwibagirwa? Indirimbo nyinshi ntago bisobanuye ko izo ndirimbo zose aba ari nziza. Twabirebye.
ubwo ndavuga imibare n'ibimenyetso n'ibihari. Ndavuga kuri John. Uretse gato imibare n'ibimenyetso n'ibihari. Birahari. Ni igiki wari kumbwira aka kanya? Kevin Kade. Yego. Yagiye gusohora proje. Yego. Arayitondera. Ikaza ari utitonda nyine utitonda ninde. Ubu aka kanya tuvugana Sisco. Yego. Uguhera kuri iyi tariki. Gakuru. Buretse gatoya. Yego. Njyewe ikintu ushaka kukubwira. Gakuru uri understand iki kintu. Gakuru Eugene uraramuka iki kintu ngiye kuvuga. Nikitagaragara muri wa mapu njyewe buri munsi tugiye kuba bazige nawe we Sisco. Ati gute? Ubuzi wa rwego ndi kukugereranya aka kanya. Wowe uri rwa Rutabura? Oya. Uri ba Jitafu? Uri ba Patino bipanze akazi? Uri ba Oramide? Ntabwo urwego rwawe rwose ari urw'abanyamakuru, ahubwo b'umufana wogiye guhitamo ibintu bibiri. Abanyarwanda mudukurikiranye ku Nyandiko TV. Njyewe Sisco agiye kunyemerera yuko ari umufana atari umujurnalism.